ibyunyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho. iGospel Empire. Ikaze kuri iGospel Empire. Mwakano kanya twakiriye abatumirwa baratangiye barkwibwira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ingabire Chantal. Murakoze, amazina yanjye nitwa Twizere Deris. Muri itsinda ry'abahanzi wa Deris na Chantal, turifuza yuko mwaturirimbira nk'indirimbo imwe mwaba mwarakoze. Kuko namumenye byatumye numva nuje, mahoro yo mw'ijuru yuzura umutima. Ni byiza cyane kuko byumvikana muri Abadiventiste umunsi wa karindwi. Yego, Abadiventiste umunsi wa karindwi muteranira mu barangira abantu aho muteranira, mubabwire muri makeya nyine aho muteranira. Yego, murakoze. Uko mwabyumvishe turi Abadiventiste umunsi wa karindwi, badusengera ku itorero rya Buhinga, intara y'ivugabutumwa ya Nyamasheke, bikaba bihereye n'ubundi mu karere ka Nyamasheke. Murakoze cyane. Ese aho muteranira musanzwe muri abaririmbyi cyangwa mubikora kinyamwuga ku giti cyanyu? Yego, dusanzwe turi abaririmbyi. Muri abaririmbyi? Yego. Muririmba muye korari? Mu buzima busanzwe nyine tunakunda kuririmba, ariko kwari turirimbamo yitwa Amazing Grace. Amazing Grace. Yego. Niyo muri iryo torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Buhinga. Yego. Tugiye kubaza Chantal, ese impano yo kuririmba uyikomora kuri inde cyangwa wavutse usanga uririmba? Yego, murakoze. Impano nyine, impano aba ari iy'umuntu ku giti cye. Yego, hari n'igihe nyine yavuga ngo yayikomoye kuri kanaka, ariko nyine uko ndirimba nyine navutse nyine numva bindimo. Yego. Deris nawe watubwira? Impano y'uburirimbyi nikomora ku babyeyi banjye kenshi, kuko nabo navutse nsanga baba muri korari. Ese nk'abo muteranira ni iki mwabasaba nk'abantu mwinjiye mu buhanzi? Ndakeka ko muri bashyashya muri industry y'imyidagaduro, muri gospel by'umwihariko muri Cyangugu mu karere ka Nyamasheke. Ni iki nye mwasaba babakurikirana kuko mwatangiwe umwuga w'ubuhanzi? Muri makeya ni iki mwabasaba duhereye kuri Deris? Murakoze cyane. Icyo twabasaba ni ukudushyigikira mu bihangano byacu, bakadukurikira, bakatwungura n'ibitekerezo, baduha inama, banaduha komenti, banakanda share na subscribe kuko nabyo byadufasha cyane. Chantal, nawe watubwira icyo wasaba abagukurikiye kugira ngo umwuga wawe cyangwa impano yawe itumbagire igere kure cyane? Yego, ikintu nabasaba bose, nyine muradukunda nibyo turabizi, ariko nyine mukomeze mudukunde cyane. Mukomeze mudukunde cyane, mukunde ibihangano byacu, dukomeze kubwirizanya ubutumwa, mudushyigikire mu byo dukora, mbese ibintu byose nyine mutube bugufi, kandi iyo mudushyigikiye natwe turabibona. Yego, ni byiza cyane. Ese mukorera hehe ibihangano byanyu? Biraborohera kubikora, kubikoresha kugira ngo tubone ibihangano byanyu? Ese mumaze gusohora indirimbo zingahe? Warubanje kumbaza ngo ibihangano byacu biratwera kubisohora. Ntabwo bitugora cyane kuko nyine dufite abadutera inkunga, abadufasha kuri iGospel Empire. Yego. Baradufasha mu byo dukora byose, nyine nibo
badutera ingabo mu bitugu. ya murakoze cyane. Ese intumbero yanyu ni iyihe nk'abantu mwinjiye mu mwuga w'ubuhanzi? murakoze cyane. Intumbero yacu ni ugukora cyane duhanga ibihangano bishya, nabyo byadufasha cyane kuko iyo ufite abantu bagukurikiye bisaba ngo ukore cyane kugira ngo ibihangano byawe bizamuke. murakoze. ya Chantal nawe atubwira. Intumbero zacu nyine nta wifuza guhora ku rwego rumwe, ni ugukura nyine tukagera ku rundi rwego nyine. Hano urwo rwego nyine tuzarugeraho dusizemo imbaraga, namwe mudufashije hamwe n'Imana. Murakoze cyane. Mwatwiye ko muri Abadivantisite umunsi wa karindwi, nifuzaga yuko mu ndirimbira indirimbo imwe tugana ku musozo ya korali izwi mu Rwanda Abadivantisite umunsi wa karindwi. Ibyo unyuramo biruhije inshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Mana idahemuka jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Ikibazo cya nyuma nababaza, aho mukuru w'umurimo w'Imana babafata gute? Ese ni gute abo mwiganye iyo babonye mwasohoye ibihangano, ni izihe nama bagira? Kuko ndatekereza yuko hari abatangiye kubagira inama. Muri make ku itorero ryanyu aho muteranira babafata gute, ndetse n'abo mwiganye ni izihe nama babagira? Murakoze. murakoze cyane. Nk'ahantu wenda ngiye niga baba badushishikariza gukora cyane, kuko iyo umuntu akoze cyane abona ingororano. Chantal. Yaba aho dusengera n'abanyeshuri twiganye nabo tugenda duhura nabo mu buzima bwa buri munsi, nyine badutera imbaraga bakatubwira kuraje nyine mu byo mukora ntimugacike intege. Murakoze cyane kubw'umwanya wanyu, kandi mbifurije ishya n'ihirwe, mbifurije gukora cyane mukazagera ku rwego nk'urw'abandi bariho. murakoze cyane. Murakoze cyane kuri iGospel Empire. iGospel Empire.